Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuhuje bene data, mwese tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, Yesu Kristo ashimwe. Nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo dushimye Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimye Imana yacu y'inyembaraga, inyabushobozi. Dushimiye Imana yacu idukunda, yuzuye impuhwe, imbabazi, ndetse dushimiye Imana yacu ikomeje kutugirira neza. Imana nishimwe. Dukandagiye muri uyu munsi duhereje icyubahiro. Fatanya nanjye guhereza Imana icyubahiro muri iki gitondo. Ntukoze ikosa ryo kubyuka ngo usohoke muri icyo cyumba utibajije ngo noneho uha agaciro ku kugira neza kw'Imana yacu. Imana rero ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, iragikwiriye iminsi yose, ko ibikoze ibitangaza. Iguhaye gift, iguhaye umwuka wo guhumeka, ubyutse ukiri muzima, ubyutse ugihumeka. Nubwo ubuzima bwaba bushaririye, nubwo haba harimo ibibazo, Imana yo yatanze igishoro gikomeye cyane, iravuga ngo nubaho ubayeho. Icyo ni ikiguhamiriza yuko Imana izakugirira neza, ni ikiguhamiriza ko iguhaye uyu munsi ngo uhure n'igitangaza cyawe. Imana nishimwe cyane. Muri iki gitondo rero navugaga ngo mumfashe guhereza Imana icyubahiro kandi nanabasuhuza. Nshuti zanjye ndabakunda cyane, muntera imbaraga muri iri vugabutumwa. Buriya ntabwo ushobora kubyumva iyo umbwiye ngo Bishop iyi nyigisho yamfashije, iyo uyisangije abandi ukayipostinga nabyo biramfasha cyane, bijya binezeza, kuko wowe uba uri gufatanya nanjye umurimo w'Imana. Wowe nubwo utavuze ariko nawe uba ugaburiye abantu ijambo ry'Imana. Rero Imana ijya ibareba neza, ibanezeze, ibahe icyo imitima yanyu yifuza. Imana nishimwe cyane. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu ivuga ngo kwemerwa n'Imana ni umugisha. Twabivuzeho kenshi cyane cyane. Muri iki cyumweru twabiganiriyeho bihagije. Twasanze ko abantu bakwemera ariko bikaba iby'agahe gato, bakakwemera iminsi mike bakakwihinduka. Abantu bahindukana n'ibihe bakakwanga, ariko iyo wemerwa n'Imana, haleluya, iyo Imana ikwemera uko uri kose, iyo Imana ikwemera ibigenza neza. Iyo Imana ikwemera iragutabara, iyo Imana ikwemera irakurwanirira, iyo Imana ikwemera ifite n'ukuntu iguhisha, ikaguhisha nubwo waba ubabaye ariko hanze ntibabone yuko umubabaro ngo bawugusomemo. Rero iyo wemerwa n'Imana, Imana ikuvishiriza umucyo, ikagucira inzira ugatambuka. Kwemerwa n'Imana ni umugisha. Kwemerwa n'Imana ni iby'igiciro cyinshi, kandi kugira ngo wemerwe n'Imana ni uko wihana ibyaha. Ntabwo Imana yakwemera gutyo. Oya, Imana yemera abantu bihannye ibyaha, yemera abantu bamaramaje kureka ibyaha. Imana yemera abantu bafite urukundo, bakunda bene se. Imana yemera abantu bakiranuka ku gato no ku kanini. Imana yemera abayishakana umwete. Kwemerwa n'Imana rero ni umugisha. Icyo nakukumbuza ni uko wakihana, ugakora iby'urukundo, ukagirira neza abantu, hanyuma Imana ikareba imirimo yawe myiza, nawe ikakwemera. Imana nishimwe cyane. Nyemerera muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuriwe Yohana ni ibice 3. Turasoma umurongo wa 7. Tugiye gusoma urwandiko marayika w'umwami Imana yandikiye itorero ry'i Filadelifiya. Dusome 7 n'8. Tuze gusimbuka dusome umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati:
nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Imana ishimwe. Hanyuma 12, unesha nzamugira inkike yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Amen. Ijambo ry'Imana ritangiye ritubwira ngo uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, uwo ni Kristo umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Ukingura ntihagire ukinga. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngutangarize muri iki gitondo ko Yesu Kristo numara kumwemera nk'umukiza wawe, Kristo ukamwemera nk'umwami wawe, uwo mwami mwiza niwe ukingura, ntihagire izindi mbaraga zose izo arizo zose zabasha gukinga. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nimba avuze muri iki gitondo ngo baho, urabaho mu izina rya Yesu Kristo, kuko we iyo yakinguye umunsi akavuga ngo winjiremo, nta muntu wawugusohoramo, nta n'umuntu wawugukingiraniramo, nta n'umuntu wakubuza gutambuka, kuko umwami wawe yabyemeye ngo ukingura ntihagire ukinga. Umwami wawe nimba agukingura akavuga ngo injira mu rushako, niyo bakuzunguza gute uzarwicaramo, kuko ari Yesu Kristo wabyanditse akabivuga kandi akabishimangira. Iyo yakinguye ntawe ubasha gukinga. Rero Yesu Kristo navuga ngo ndagukinguriye, agakingura urugi rw'umugisha ukicara mu kazi, nta cyaremwe nta kinyabubasha cyabasha kugukura kuri iyo ntebe. Yesu Kristo nafungura urugi rwa bizinesi, ukicara muri bizinesi byaravuzweho n'Imana, ukicara muri bizinesi ari Uwiteka ugukinguriye umuryango, nta cyaremwe nta kinyabubasha cyabasha kuyigukuramo. Ngo umwami wera w'ukuri, Imana ishimwe cyane, wera kandi w'ukuri niwe ufite urufunguzo, arakingura ntihagire ukinga, kandi we iyo yakinze ntihagire ukingura. Imana ishimwe. Yesu Kristo amaze gukinga, agagukingiriza, agakinga umuryango abarozi bacamo, agakinga umuryango abanyamagambo bacamo, agakinga umuryango abanyeshyari bakugirira ishyari bacamo. Umwami rata nagira ahantu agukingira rata, ngo ukinga ntihagire ukingura. Iyo yarangije gukinga nta muntu wakingura. Iyo yarangije gukinga nta mbaraga zabasha kunyeganyeza urufunguzo yashyizemo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo uwera kandi w'ukuri niwe ufite urufunguzo wenyine, niwe ufite urufunguzo ku buzima bwawe, niwe ufite urufunguzo, niwe ufite ububasha, niwe ufite imbaraga. Imana ishimwe. Ukinga kandi ntihagire ukingura. Imana ishimwe. Ndinginga iki gitondo ngagira imbaraga akingirana ku buzima bwawe, azifungirane iyo ziri, kandi ndinginga gukingurira urugi rw'umugisha, nawe winjire mu mugisha wawe, winjire mu masezerano yawe. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Aravuze aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe. Imana izi imirimo yawe, Imana izi imirimo yawe. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana ishimwe. Kubw'imirimo yawe Imana izi, iravuze ngo ishyize imbere yawe
urugi rukinguye. Turacyavuga ngo kwemerwa n'Imana ni umugisha, kuko ikuzi neza, ikabiza imirimo yawe, ivuganye nawe muri iki gitondo, ngishyize imbere yawe urugi rukinguye. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, ngo kuko ufite imbaraga nke, imbaraga zawe n'Imana irazizi, ngo nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Kuba witondera ijambo ry'Imana byonyine nicyo kiyitereye gukingura urugi imbere yawe, ukinjira mu mugisha wawe, ukinjira muri desite yawe, kuko witondeye ijambo ry'Imana kandi ntiwihakanye izina ryera ry'Imana, izina rya Yesu Kristo, ntabwo wigeze uryihakana. Nuko rero kubw'ibyo nukomeza kunesha, ukomeze uneshe kuzageza ku mpera y'isi, ukomeze uneshe kuzageza igihe Uwiteka Imana azahamagarira izina ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye. Imana ishimwe, ngo uzandikwaho izina ry'Imana, uzitwa umukristo. Imana ishimwe, uzitwa umukristo, n'uzakubonaho iyo mirimo myiza azabona ko uri umukristo, kuko iryo zina uzaba waryanditsweho n'Imana. Imana ishimwe cyane, ngize imirimo yawe kandi zigi nuko uri umunyantege nke, ariko ukaba witondera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, kubw'ibyo rero Imana izakwandikaho izina ry'Imana, izakwandikaho izina ry'Imana. Imana nishimwe cyane, ngo ndetse Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Navugaga ngo kwemerwa n'Imana, kwemerwa n'Imana ni umugisha, kwemerwa n'Imana ni amahirwe, kwemerwa n'Imana ni iby'igiciro cyinshi. Bifurije wikendi nziza, muhahe muronke, mugendane n'Imana.